nuko numva abanyarwanda sinzi ukuntu babivugamo ngo wizera umwana wundi ngo agire ute gusa nawe nasanze ari byo ngo bamuvume nako ngo avume gusa nyine nasanze nanjye ari byo ku munsi wa mbere wizera umuntu umunsi wa kabiri umunsi wa gatatu umunsi wa kane akakwereka uwo ari we ngewe naciye ahantu numva inshuti yanjye bari kuyigambanira pe ndayibibwira nyine nzi ngo ndi gutabara inshuti yanjye nuko ndangije nabwira ati numvishe ibi n'ibi aha n'aha witware gutya. Reka tugusuze wo ukurikira Wasam TV show umunsi ku munsi ni ibiganiro byiza kandi byinshi tugenda tukugezaho uko bwije ndetse nuko bukeye. Imbere ya kamera za Wasam TV show rero uri kuhabona umukobwa mwiza cyane anayitwa Josiane Mutoto kutoka Kigali. Bimeze bite Josiane? Meze neza. Amakuru yawe? Amakuru ni meza. Duherukana rero kuri Wasam TV show haraye abafana bakeya ndi kwibaza yuko twari tukiri kuba subscribers ibihumbi niba atari 2 ni 3 ariko ni 2. Nicyo gihe duherukanira babonye ikiganiro cyawe hari abagikurikiye ariko nanone hari abashyashya. Reka tubanze tuguhereze akanya gatoya wibwire ndetse unasuhuze abadukurikiye kugira ngo nyine dukomezanye ariko bakuze. Ego murakoze. Nk'uko bisanzwe abanzi nitwa Josiane Nitirinda no kubatanze mumenyereho. Uyu size rero nifuje kuvugana namwe kuganira namwe nkunda iyo ndi gukora ikiganiro gutya hari byinshi nunguka kandi namwe hari byinshi umuntu avuga mutari muzi mukabimenya. Nishimiye kubana namwe abadukurikira mwese. Urakoze cyane abantu batangiye kwibaza bati ese noneho no munsi iyi nkumi idufitiye iki uyu mukobwa dufitiye iki. Katubanze ubundi tubabwire bati rwose mushonje muhishiwe icyo musabwa gusa ni kimwe nuko mutagomba kuva kuri iki kiganiro paka kirangiye ubundi mukabasha kuba mwana sobanukirwa. Duherukana Josiane atubwira ku nzira y'ubuzima bwiwe atubwira ukuntu bimeze ukuntu yageze muri Kigali ukuntu byamugoye. Josiane kugeza aka kanya noneho bimeze gute bihagaze gute? Duherukana utubwira ati uko biri kose nta kibazo cyane ariko aka kanya bihagaze gute? Abo bimeze neza cyane. Cyangwa ni kwa kurenzaho kw'abanyakigali oya bimeze neza. Ari ukuntu nyine abanyakigali ngo barenzaho ugasanga yanaburaye ariko ngo akihangana tu. Rero suko bimeze. Nagaruko bimeze. Wageze muri Kigali wabaga uri kumbwira ati se noneho muri Kigali namaze kuhagera ariko nta nshuti zaho ndabona kugeza ubu ngubu noneho warazibonye? Inshuti se? Nizo ngerageje kubona biranga. Ubwo se nahisemo kuba njyenyine. Wahisemo kwibana. Ubwo si ibyo bintu urabona uzabikora kugeza ryari Josiane? Jewe nzabana n'ubishaka utabishaka azabireke. Kandi bavuga yuko kuba hari ukubana ni ukubana ariko hari igihe ubana n'umuntu akabona kuri ikibazo ku buzima bwe. Ubwo gute? Ubwo uko byagenda kose niba umuntu ari kubona yuko uri ikibazo ku buzima bwiwe hari ibiba bitamutunganiye cyangwa se we bitagutunganiye ugasanga hagati yanyu harimo ukora ikosa. Rero aho hombe urumva umuntu ku ruhande rumwe yego ndakosa ku rundi ruhande nawe arakosa. Rero twese tutabashije kumvikana ngo tumenye ngo ikosa rituruka aha urikora kosorwe ugasanga murahanganye wahitamo kubyihorera. Wahitamo ariko se buriya rukono rero umuntu nawe avuga ugasanga afata amakosa yose akayashyira ku bandi we nta kosa yishyiraho.
oya wehe iyo ukoze ikosa uraryemera genda ryemera ndanabizi ko nkosa regaho ndi umuntu maze bigapfira he abo bandi bigapfira kwa kutumvikana nyene abo bandi nimba wemeye ikosa we naryemere we akumva ko ari umunyakuri ariko we ukwemera ikosa ese buri gihe uzahora wemera ikosa cyangwa uzahitamo kurekana nawe agende nawe ugende hari igihe wenda we hari uba wakosheje bigasaba ko buri gihe nyine ukora usaba imbabazi none se byagenda gute kundi nyine ku buryo uyu munsi wakosa ejo ugakosa ejo bundi ugakosa ku muntu w'intungane se kandi wasanga turi kuvuga ibintu byakubayeho cyangwa se turi kwijokingira biraho njyewe ubwo nabigize joke wasanga byara kubeshya njye byambayeho reka da njyewe nagize ngo ni ibintu nyine turi kwivugira biraho bitaho kubayeho tu byambayeho dukubita sitori rero twumve ngo bimeze gute kuko njyewe wari uri kumbwira ibyo bintu nyine by'imibanire nkumva nyine ni ibintu bisanzwe nkumva ni ibintu biraho tu nyine njye pe ubwo duherukana nababwiye ku by'iterambere ryanjye babwira nyine ibijyanye n'ubuzima bwanjye n'imibereho yanjye uburyo nabayeho ndabizi urabizi pe tuba dukeneye abajyanama dukeneye inshuti mu byo dukora byose kandi naho waba ufite bya mirenge bingana ute nta bantu ufite wumva nabyo ni ubusa buri ibintu ni abantu cyane rwose nuko numva abanyarwanda sinzi ukuntu babivugamo ngo wizere umwana w'undi ngo agire ute gusa nawe nasanze ari byo ngo bamuvume nako ngo avuma gusa nyine nasanze nanjye ari byo ku munsi wa mbere wizera umuntu umunsi wa kabiri umunsi wa gatatu umunsi wa kane akakwereka uwo ari we ngewe naciye ahantu numva inshuti yanjye bari kuyigambanira pe ndayibibwira nyine nzi ngo ndi gutabara inshuti yanjye nuko ndangije nabwira ati numvishe ibi n'ibi aha n'aha witware gutya we ntiyabitindanye ubwo yahise agenda arabibabaza mu kubibabaza baramuhakanira bamubwira ko nta byavuze ntabyo bavuze nk'uko bisanzwe n'ubundi ntabwo wakemera yuko wagambaniraga umuntu nyine yego nuko ubwo ndangije wa muntu nawe aza kumpagarika ati Josiate karama wabwiye runaka ibi n'ibi ntabwira ati ntabimubwiye nyine nk'uko wabivuze wa muntu wawe ubwo ahita ambwira ngo nabihaka yaremeye ko yabihakaye nyine mu kubimubaza kwiwe gusa ahita ambwira nyine ngo niyo mpamvu yahise ambwira gutya na gutya gutya na gutya ati runaka ibyo bintu yabikora ati yabikoze wa muntu nawe rero abantu bagira imijinya ya hafi sinzi ukuntu batekereza wa muntu bya bintu biza kuba intambara nyine babisubiramo uko byagenze buri wese aravuga ngo navuze ibi n'undi ngo navuze ibi birarangira mu kurangira rero kuva icyo gihe kugeza izi sawa umuntu yahise anyishyiramo umwikomo sinavugana nawe sinagira ute nta mwiriwe ntaki noneho njye ikibazo nibaza nyine pe ese ubaye ufite inshuti ukumva bari kuyigambanira ukayibibwira haza ikibazo icyo gihe witwa nyine umunyamagambo icyiza ni ukubireka akazabyibonera kireka wenda hari nk'ibintu bizamwica nese ikibazo mfite ibyo bintu biramutse bimubayeho koko akamenya ko weho w'inshuti ye wari ubizi kandi ukaba warabimuhishe icyo gihe yagufata nk'iki nacyo cyaba ari ikibazo gikomeye cyane kuko niba ufite inshuti ugomba nyine kuyikavaringa ukayibwira ati nyamuneka hari abavuze gutya na gutya nujyaho bazakuhitana irinde ibi ntibiva muri ibi reka ibi icyo gihe rero wabikora uzi kuri gutabara iki ya nshuti yawe rero mu gihe ugerageje kuyitabara ahubwo bikabyara ibindi nabwo biba iki ikibazo none se wenda uyibwiye ati ni gutya byagenze ariko bivemo niba ari n'ikosa narikoze ariko twiyunga ikabyanga we nabyumva
yumva ko isaha n'isaha n'ubundi nzagira ute nzongera nkatangira urundi rugamba. none se ubwa amaherezo ntimuzongere ku Amaherezo nyine pe ni ukurekana. Niwo mwanzuro kuri njye, ariko sinzi we kuri wo mwanzuro we, gusa kuri njye icyifuzo cyanjye mu buryo bwo kwiha amahoro ntamureka akagenda, kuko umunsi ku wundi inshuti ziravuka. uko bimeze. Weho wenda ni umuhungu cyangwa ni umukobwa? Ni umukobwa. nzi umukobwa mupfiki, nzi ko wasanga mwarapfuye umusore Josine. Wapi umusore? Njye nta nkundo ngira, muri njye nta rukundo ngira, kandi ndabizi naranabikubwiyeho. Nese kuva cyagenda n'ubu? Kuva cyagihe na n'ubu njye nta rukundo ngira. Nta rukundo ruraza? Nta nubwo neganya muri njye vuba aha. Wapi. Nzi ko basi ubu ngubu wihannye, hajemo akantu k'urukundo n'iki, wenda nyine ukumva wakunda n'umuntu nyine mugaciringa nk'abantu. Ntabwo karaza. Nese iyo tugeze wenda kuri icyo kintu cy'urukundo n'iki, uba wumva uzashaka umugabo cyangwa uba wumva uzabyihorera burundu? Gushaka nzashaka. None uzashaka utakundanye? Igihe kizagera nzakundana. Uba wumva habura iki basi muri njye se? Oya, urabona hari nk'ukuntu iyo ubajije nk'umusore cyangwa se undi muntu ukamubaza se kubera icyo udashaka, ubwate bunyitondesheje wenda ndacyashaka ibiceri cyangwa iki, we ku giti cyawe uba wumva habura iki? Ngiye ku giti cyanjye banumva muri njye ndani ikintu cyo kwizera umuntu icyo kitaranzamo. Ubwo muri rusange harabura icyizere kizava ese? uba wumva kizakwiremamo gute? Sinzi ngo kizaturuka he, gusa hari igihe kizagera nkumva ko ngomba gukunda. Nk'abantu mwe bari gukurikira iki kiganiro, mujye muri komenti mutubwire, ese uwumvisha umuntu we mu mutima we nta rukundo rurimo akavuga ati sinkunda uyu muntu, singira gute, watekereza iki Josiane? Ubwo uri kumva kuko bakugiriye inama, bakubwiye se kundana gira ute byikuremo, basi se hari uwaguhemukiye bya cyane ku buryo wumva nyine ari ibintu byacitse? Yego. Ni ukuvuga ngo ariko uruhande rw'abahungu ntubakunda, n'uruhande rw'abakobwa wapi? ubwo ni ubwana bukikuri muhaza ifiriti, wenda nigushiramo none se nkubwire nta firiti nayo. Nese ikibazo kikaba iki? Ikibazo nyine hari igihe duhura n'ibikomere, rero mu gihe ibyo bikomere bitarakira ukumva gusubira mu kintu biragoranye cyane. Biragoranye cyangwa kugira icyo wakora ako kanya. Ndakuzi n'ubundi ntiwakundanye n'abantu benshi, niba warakundanye na babiri bakaguhemukira ntabwo ariko wahita uvuga ngo abantu bose baraguhemukiye. Njyewe sinakundanye n'umuntu umwe cyangwa babiri cyangwa batatu, ariko nta cyiza nabonye mu rukundo. Cyangwa uri muri ba bandi bazavuga bati tugiye gupfa kubana n'uyu mugabo, uri kumva? Ariko ubwo nitabyara inyana izabyara ikimasa. Oya. Ndemba numva igihe kizagera mwubaka urugo nkahura n'umuntu pe umwonda nanjye mukunda, gusa ariko icyo gihe ntikirangirira. Icyo gihe ntabwo kiragera. Reka dukomeze dutegereje twizeye wenda nacyo kizagira, ntabwo kizatinda. Yego. Nikigera reka twizere yuko uzongera ukaduha n'ikiganiro, ariko hagati aho ngaho n'ubukwe twabutaha n'iki byose tukaza kwirebera no kwinywera ayo mafanta. Ni karibu rwose nzabatumira. Wakoze cyane rero kwitabira ikiganiro hano kuri Wasamu TV Show, nubwo utatubwire story neza yuko uwo muntu byagenze, se ni umuntu wawe wa hafi, ni umuntu nyine uraho, nuko utatubwiye neza, wenda reka twe kukumenesha n'amabanga mutazahura mukanarwana. Ndakuzi ngasanga mwituranye hasi.